Undi mugore hasize ubuzima ni nyuma yuko abeshya umugabo we babanaga mu karere ka Nyagatare akamubwira ko atashye ubukwe i Kigali ariko akarenga i Kigali akerekeza mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru aho yaje kwiraranira n'umwe mu bakozi b'umurenge wa Ruheru maze akasiga ubuzima. Muhaye ikaze muri kiganiro muri kumwe n'umuhungu w'Abanyarwanda Eric Ratu. Abagabo n'abagore ni mushaka mwitonde mbere yuko mvuga kuri uyu mugore waducitse nyuma yuko agiye kwisayidira akahasiga ubuzima. Muribuka ko mu byumweru bibishize twabagejeho inkuru y'umugabo bita Semivumbi Abdul nawe wiguriye indaya bisanzwe akayizana ngo bishimishe mu buriri cyangwa se ngo basangire bombo nk'uko bamwe basigaye babyita, yayigeza mu buriri igahita ihapfira. None n'uyu niko byagenze. Aba babiri ngo bari bazi ko bagomba kuryitunda ariko ntagire n'umwe mu by'ukuri umenya ko bari yitunda. Ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ahagana ni mugoroba, ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Kabere mu mudugudu wa Gambiriro. Aha niho hari huzuye imbaga nyamwinshi yaje kwirebera Mukeshimana Esteri waturutse mu karere ka Nyagatare akaza kubura ubuzima muri Nyaruguru. Ni mu nzu y'umugabo bita Bigirimana Jean ariko ikaba icumbitsemo umugabo bita Niyonsaba Valence w'imyaka 42 akaba ari n'umwe mu bakozi b'umurenge wa Ruheru nk'uko twabivuze, akaba ari land manager uwo murenge. Kuba tumva land manager icyo ari cyo, n'umwe mu bakozi bo mu murenge baba bashinzwe gutanga service cyangwa se gukemura ibibazo byose bishingiye ku butaka buri muri uwo murenge igihe uwo mukozi nyine ari cyo ashinzwe. Nuko rero uyu mudamu witwa Mukeshimana Esteri, umudamu uri mu kigero cy'imyaka 35 yaje aturutse mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare aje gusura Niyonsaba Valence nk'inshuti y'umuryango niko babivuze. Uyu Mukeshimana Esteri yavuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare aho yari asize umuryango we, ubwo ndavuga umugabo we n'abana, yerekeza i Kigali asize abwiye umugabo ko agiye mu bukwe uri bubera i Kigali. Maze ageze i Kigali arakomeza kuko yahanye gahunda n'uwo mukozi w'umurenge wa Ruheru, arakomeza arazaza mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo rero yaraje araharara bukeri ku itariki 14. Ku itariki 14 nibwo umukozi w'umurenge yagiye mu kazi nk'uko bisanzwe maze asiga uwo mugore mu nzu aryamye. Ubwo umukozi w'umurenge yavaga mu kazi mu masaha ya nimugoroba yaraje asanga urugi rurakinze. Muri uko gusanga rukinze agira ubwoba ariko aravuga ati wenda uwo twararanye arananiwe ashobora kuba ari mu nzu wenda araza gukingura. Agerageza gukomanga kenshi gashoboka ariko abura umukingurira. Niko kugirwa inama no kwigira inama yo kuba bamena ikirahure maze akinjira. Yamenye ikirahure yinjira mu nzu, agezemo asanga wa mugore ntago agihumeka, asanga yamaze. Birumvikana yahise akubitwa n'inkuba ndetse anahuruza n'abantu benshi. Ni nuko natwe twaje kubona iyi nkuru. Inkuru yarakwirakwiriye ahantu henshi, bamwe mu banditsi baranditse ndetse boherezanya ino nkuru inshuro nyinshi cyane. Ubwo nakusanyaga amakuru kuri iyi nkuru naganiye na bamwe mu bantu bambwira ko nabo bwabo bumiwe, ntago bumva ukuntu umugabo azava Nyagatare akaza mu Majyepfo mu karere ka Nyaruguru aje gutora umurambo wapfiriye mu rugo rw'undi mugabo bararanye. Bavuga ko ndetse uyu mugabo ashobora kuzanga uyu murambo akaba yawurekera uyu nguyu mushya akaba nawe ushyingura. Ariko se mu by'ukuri mwe murabyumva mute? Ku rundi ruhande kandi bavugaga ko uyu mugabo, uyu mukozi w'umurenge wa Ruheru atakoze icyaha gishobora kumufungisha kuko atari we wamwishe, ahubwo bavuze ko byanga bikunda umugore wifashe akava mu karere ka Nyagatare akerekeza muri Nyaruguru aje kureba uyu mugabo ari we munyamakosa. Nyuma yo gukora iperereza kuri ibyo byose ndetse yewe no gukora iperereza kuri uru rupfu rw'uyu mugore rwatunguranye, baje kugerageza ngo bashakashaka icyaba cyishe uyu mugore. Binjiye mu nzu baza gusanga hafi yaho yari aryamye ngo hari imbabura ndetse yewe yari ishyushye. Iyo mbabura bemeza ko byanga bikunda ari ishobora kuba yamwishe. Sinzi niba ari yo koko ariko niko babyemeje, dore ko basanzwe bavuga ko imbabura ziriho amakara atari byiza kuziraza hafi yaho turyamye cyangwa se kuzishyira hafi yaho turyamye kuko zishobora kuducura umwuka wa oxygen. Uyu mugore yavuye Nyagatare aza mu karere ka Nyaruguru gusura inshuti y'umuryango y'umugabo, arara mu nzu imwe nawe. Ubuse twemeze ko baryamanye? Oya, wasanga wenda umwe yararaye mu cyumba cye undi akarara mu cyumba cye. Ariko igitangaje ni urupfu rutunguranye rw'uyu mugore. Ngaho murebe n'aka gakurikiyeho kuko nako ni gasanzwe, kandi mwibuke gukora subscribe ndetse no kwihuza natwe muri group ya WhatsApp muri description. Fotora ari kubikura ndi kumukamera ubifotore napfundure tureba ari ibikibura hari mwiki imbere nasomeho so fungura iryo cupa ryawe tubwire ibintu biri nasomeho umuntu mukuru niba ari uburozi soma ngana nawe
wayibonye inkoni ndakwahuranya no mu niba ari n'ibihuru kanja harimo ibiki kira ku kaboko turebe ibintu biri umusaza ari ko somari atari kumukura hano uriya musaza n'umugabo wawe nuko umugabo wawe uriya musaza mwamuri kumwe n'umugabo wawe ufite hano muri Amerika n'ibimbuza kuguhonda ndagukubita oya niba umukubita cyangwa nawe tugende tumugarure harahe kugukubita ntawe ugukubita turamubaza amakuru gusa ntawe ugukubita mukecuru kereka nutatubwiza ukuri ntutugukubita ukajya no kugufungira ntabwo baturoga uzabaza nta burozi bubi n'ahada yewe ariko hariya haca abana ariko bugize ko nari nkuretse nabyoye ndangije mwibaza nari namuretse nongera mbitekereza abana bari mu biti koko Mariya ahubwo banamwubashye ndabimuha bya nyabyo banamwubashye namuwe ndakugirira uri nk'umuntu muto ubu se bahanyuze ahubwo se nta bantu bamaze dore aha ni mu bana abana abanyeshuri bose ni aha banyura abanyeshuri bose ni aha banyura namuwe ndakugirira ndagukubita mpaka naho ndaba ndataburira ibintu byawe kuko ninjye wakubita ahubwo bamaze telefone uraza taburura vuba hano haca abana yabarandoze baraminahina Turuka mu Kiyovu. n'amezi atandatu turuka mu Kiyovu warabuze amayira birasari ku buryo bizana taburura rero vuba vuba vanamo koresha cya cyuma wakoresheje koresha ibyo wakoresheje uhitamo yamaye ubwo nawe nagukubita izo ntoki uri kubitaburura oya fotora ari kubikura ndi kumukamera ubifotore napfundure tureba hari ibiciro harimo iki imbere nasomeho fungura iryo cupa ryawe tubwire ibintu biri nasomeho kuko umuntu mukuru hari uburozi soma ungana nawe uragukubita wayibonye inkoni ndakwahuranya no mu niba ari n'ibihuru kanja harimo ibiki kira ku kaboko turebe ibintu biri umusaza arirukanse ati turarikoze turabishoboye ngaho soma watubwiye ko ari ibyatsi ngaho bimwe ingweho oya soma gishari umupapa uri mu biki ntabwo uzi gukubita urabinywa ine yabitaburuye uze yabitaburuye ibyo kugira ute niba ari uze yabitaburuye iby'uraga ibibyimba uze yabitaburuye uvura iki bimwe turebe nakubwiye kuroga yewe ubwo ni umuti w'uduhu ntacyo umuti w'ibihuru utwara ndakwahuranya ka urawunywa namuwe ndakugirira ndakwahuranya ntabwo ndakugirira oya somaho ibyo birori byawe binywe ndavamo ibyo birori byawe nasome bari byiza nimureba ko ndebera ahantu yacukuye arasanzwe kuri kw'Imana murebe ukuntu umukecuru yanze gusoma mwese mureba awumena nawe umena n'ubundi nawe umena n'umva turakurisha n'ibitatu ntabwo yawe kabyaraho kabyara ibiki ubuza abantu ibi bitakura bikenura mukuwumera umuntu wanyuze ninde wagutumye mukecuru banza witonde banza witonde mwaze mwitonde mukecuru mwaze mwitonde mukecuru ceceka
iki Tutsobanurire ninde wagutumye byazanywe n'iki tubwira uwagutumye utubwire n'uwo bagutumye n'uwo bagutumye kuroga ubwiza buri kwa nyabyo